Pasiri, amakuru meze neza nanjye nta kibazo mfite. Oya meze neza nta kibazo ahubwo se waboneka ko nagushaka. Yego nona yego oya nta cyabaye gusa nshaka nta kibazo ngo ndashaka. Nashakaga kukubwira ko ngukunda. Okay, nyine ndabizi birakutunguye cyane. Benita ukunda Pascal. Yego, ndagukunda kandi cyane. Nyuma y'igihe nyine ndabizi ko binagutunguye ntabwo ari kenshi ko umukobwa abwira umuhungu ko amukunda. Gusa ariko nyine bibaye ngombwa ko mbikubwira kandi ntubitinde gusa byari iby'agaciro cyane kuri mwe. Kuki iyo kure se mu bitekerezo? Pasi ibintu byo kukubwira ndetse. Mbona kanjye mu maso. Ya, sibye neke kwihagararaho sibyo. Naye maze imyaka irenga 7 ukora. Kuri pe. Se nyine nayo naranze kubikubwira kuko nabona urukundo rwanjye nawe ntaho rwagera. Kubera ikizombaga ko naho rwagera. Uwo mukobwa mwiza kandi ushakishwa n'abantu benshi. Sibyo? Kubona Benita na Pascal mu muhanda. Nanjye ubwaye mba mfite ubwoba. Nagira ubwoba. Bene barakuhamagaye. Uwo sinigeze. Niba ubyemeye ko nanjye nkunda kuba nshaka kukubwira kibaho ugatendera windeba gutyo sibyo ndemera grupo wandeba izima mpamvu nyine nitwa gutya pe nisanze nyine naho ngaho Feliciana mu Rwanda sibyo ariko nyine nashakaga kukubwira ko akagakomo mama ajya gukora impanuka ntabwo atari yarekamo namukundaga cyane so rero nagira ngo kuko yakamaye ankunda kandi nanjye mukunda cyane yari uw'agaciro kurenza so nashakaga kukaguha kuko nawe ndagukunda kandi cyane. Thank you. Rakoze kaina nakunda cyane. Ibi ni ibiciro tuzaho. Nagore. Umukobwa nzamugira yanze kumfata neza ntacyo ntabwo nashyizeho amafaranga nashyizeho ibiki byose n'imitungo yambwira ari kwishyira ariko Yes boss. Naendi hano muri quartier. Umuhanda w'amabuye. Gusa ko ni kandi. Kanzema kugerera ndaje ndebe ndahita nkubwira boss. Sawa.
Ni kariya k'ibisatsi mbonye. Oya kariya si ikibazo, njye ndaje mbikoreho. Kariya turagakemura. Kariya ni ukukaburisha kakabura burundu. Reka nkore ku bahungu duhite dushaka ukuntu tubikora. Yes boss. Sawa. Meze neza none se meze nari ndi mu mazi rero nawe meze neza nari ndi mu mazi reka nsore kandi ndakuvugisha murumuna wanjye sigafite sherisi ariko utabwiye mva ni kuko Yo sheri wote foto izazera wandi kakandika kareka rana bakushaka kareka uzahumena mbona Tugende sinana ryo mureba tutabyishimiye sawa nyine nzabona amahirwe masa washyizemo ino fu mazi ataranashya. Wallahi iyo fu ni nziza. Uzi ko iyo fu ariyo kwa Mukakarisa hariya haruguru. Akana afite agakobwa ari gutereta muri namizi. Ibikorwa bya Mukakarisa n'ubizi wowe. Mama nawe arakurikije asuku. Mama nawe arakurikije rwose. Reka nkora. Anshimye uko njyewe nitonda. Agasherisi nitonda. Urasoma bwonko. Yes boss. Ya ndakumva. Oya ndabizi nta kosa rigomba kuboneka umuraho turaza kugakemura. Si kariya mbonye hariya. Kariya ko tugiye kucyitaho umura. Sawa boss. Yego. Oya boss ritonda. Undi. Agone David. Mushiki wawe urabona izi mbaraga ari buzikure. Uzi ukuntu wamugize umutesi wowe uramworo. Waje ukagera Shanda niruye ntabwo nawe. aho ubugari warango babukoze mu matafari. Mushiki wacu Komeye nk'ino za nkarukarakara. ubwo bugari ni bwiza nawe ubatse. Akira mu oradi. Dore bikimenyana. Ikisi. Akiza mbaraga zihagije. We wamwi. Sawa. Sawa. Ese umunyu uhindutse inyama. Aha. Kamwongeremo mw'icyenda birakubuka. Baba we. Arya handi bavuze ngo nguru buganire. Kenzi kugura. Ariko yana umuntu uri kurya. Aragucura abantu nureba nabi. Nyazo mwawe muri kurya gake. Uzwa ni mabyiri zanjye se. Yatiyore. Kurya nkaho utavuye muri cya kirori. Yatiyore ikikiruza. Zisi. Murarya nkaho bavuye muri cya kirori turi tari nakuraye. Ntabwo murabizi ko bigenda. Ahubwo agatekerezo kubona tumaze kureba uko tumaze kungana. Ubwo ko nta kintu Mumaze kugwingira. Ubwo tumaze gukura. Tumaze gukura urabona. Utaratwereka n'umuntu nyine n'umukobwa utereta byihuse. Nta muntu urumva uragira nyine igitekerezo cyo kuba nyine mwakunda.
nibyo mu sister aragutinya banze kubikubwira. Ntabwo ari ukumutinya mana ahubwo ni ukumwubaha. ahubwo reka mubwire kara gakaritazi kirwa hano ngo muriga ntagacira amaguru hano Ko se ubu weho Basi uzamutwara ikintu nuko ari umukobwa. none igihe cyari cyagera Nese uzafuta Ugomba kumurya bizi tubutse. ugomba kumurya uzamuswa we uragira ngo bazamujyanire ubuntu ukuntu uwo mukobwa mwemera se. Tutarava mu kiganiro banza ubwire gara utaza kugira. Ako hagati aho nabizi muri yaranatujishije. barumuna banjye sibya ari nabwo nanabahisha ko ni bene mama n'abandi cyane cyane koko n'abandi bantu nabibwira atari mwe nabanje kwibwira umushere warahari umushere warahari umure ewa bitira cyumwe Benita mwana mu bakire Simoni bazakuhitana gufata. ndeba ubuzima tuba tubaye mugateta umwana wo mu bakire ubugari buhora mu nkono ahubwo gahunda yarimo ko azaza tugasonga Umugore. akarya Umwana ubugari bwa w'abakire. Umwana wirirwa wirira amafiriti. nihorere unabikunda kugira ngo umpamagara abanze mi kwa mugore Uramuvugishiriza amushere hano. wawe nako Uramuvugishiriza hano. ndabona iyi nomero shyira iyi pari nimero ntabwo ari we mwana mbega atari ikirata mbonyesha so wagira atari Allo? Oui Pascal, imeze ute se? Urahari? Ko ngushaka ngo nguhe akazi? Ase ibyo byo kumbaza umuntu muvugana ikibazo ni ukumenya cyangwa ikigenzi ni akazi. Genza agiye. Oya ntabwo wabimukora. yakwitaro Yaziba zitwaye wowe. Sukura inda nini yawe. Oya. Mukeneye wenyine. Nta ibikoresho birahari wowe mwino uko umeze ibikoresho babisanga hano. Hanga kato ngo iki. segera fure nta muntu wamumugera mu toke n'iriri Izuba ari cya cyane uri kukwipevera muri ino minsi ntiwasohoka. by'ibyana se ngende nyina mbona abanza ngiye rero bwa butaka nakubwiraga se bwa bundi nashaka gushyira mu ruganda urabona nyine sinzi ibintu byabaye abaturage baho baje kumpa ubutaka neza ubundi se ko numvaga akarere kabirimo byaje kugenda abaturage baritsimbarayeho nyuma bako ndibagenda bangira bavushaka ngo baze konka rwiyemezamirimo abaturage bashatse amafaranga menshi batsimbara ku butaka bwabo nyine urabizi ni na gakondo yabo imibindi yose wayishobora amarura na redire redbu ibindi ari gutomera ndaza kwivangavanga ubundi uwanywera yanywera hano se bimaze yagenze ute uyu muntu se ko mbona afite ibibazo afite ibibazo nta kuntu waduha akazi saba akambe ngiye kwinywera no marura byose bijya na redbu nyitware na byose bijya mbimuhe byose bijya mbijyane njye kuba mbyicira muri ino njya muri ikibazo niko Bosco w'amakuru ko nategereje ko mbindeze y'umwana se byagenze bike ibyo twari twabivuga banguki mwese ibyo ngibyo byo twari twabivuga nawe wari uzi ko bizagenda bite twari twavuga oya urabindeze ntabwo mvangaha n'ibiyoga wirirwa unywa nta kintu umariye umwana ikintu cyo twibagirwa twari twavuga ntacyo twumvikanyeho
oya mbere ntabwo icyo twumvikanyeho oya wamfatiranye nkiri urabizi ariko ubu ngubu ifaranga amafaranga asa kumariye iki akumariye iki utayaba umwana wawe ngo yige nambare neza amurira ibishimisha byose uwo mwana ntabwo umubyara nawe ntagiteganyije imbere murabizi waramaze nuko rero noneho nasho byawe nta nubwo mvanga none utanayimpaye kugira ngo uguhe amafaranga rero birasaba yuko ubanza ugakora kondisiyo zimwe na zimwe kugira ngo kondisiyo zaba atari izo kwica umuntu ariko kondisiyo zo kugira ngo ubone indezo yawe birasaba yuko ubanza ukangiza wavuye kuri mukuru ugiye kuri murumunazi urumva nta byinshi byo kuvugana ifaranga ni ibyibesheje byiza ni uko wabanza ugakora icyo ngicyo tuvuganye tukagishyira mu ngiro tukareka kwirirwa tubivuga mu magambo kandi ndumva nta byinshi byo kuvugana kanikomereze
Yego yaje asa nk'umuntu uri muri koma n'ubu aracyarimo twari tumaze kumufatira mu by'umuriro n'iby'umutima ariko ubona ko kimeze nabi cyane. Bamushinze se yandikira twazimutera umunsi umubaza ariko hafi nta murwaza yarasohotse hanze wari musohoye bagomba kumuha umwanya si kuko Beni itazakira Beni ubu uzakira dutahe gusa uzakira koko genda uba umaze no kugira ubwoba baba wese ubu uzakira se reka mpamagare bose ko ndeba ko hari icyo yadufasha Alo Bosco yewe nagira ngo udusange ku Gihozo Medical Clinic niho turi Benita yakoze agisida ihangana ahubwo tugereho oya uretse gato yewe banguka mu Gihozo uretse gatwereka iki bikomere byose bamukubita gwe oya bamukubita gwe oya ni imodoka yamugonze ariko dore nta kibazo afite kigaragara cyane usibye ibikomere ntabwo yumva afata akababaza mbese mwamenya wamugonze yewe ntabwo turamenya biroroha dore turi abaganga barimo kumukurikirana none se bakubwiye ko abasha kurya kuba urabona yatakaje amaraso menshi afite n'imbaraga nyinshi urabona imbaraga ni nkeya ariko ndabona nta kintu arafata uretse ngende mbyirukemo nko mu ma saa sita mbashakiye ibyo kurya noneho nkomeze yiruke no kuri iyo dosiye y'umuntu wamugonze Bosco ntutinde niko tuzatahe ubu iwacu n'umwana wanjye ubusa ari kumwe nande noneho ibi bitaro tubibayemo kugira ngo si myinshi ni myinshi cyane nuko nyine ibi bikomere urumva bikikugeza ugashya batangiye korohera yego Bosco twakugoye twabaye akazi ko guteka urakoze cyane reka ngo agatebe cyariho ikibazo cyaraho murebe uvuye kure cyane byari rwanda sanze bimeze biteze ntabwo barabibwira neza gusa baracyabirimo
turagukurikirana gake gake nishyire wawe Bosco ntabwo ubyuka kuri iri sheri waranyibagiwe neza urukundo rwawe rwa mbere siko wambwiraga ntabwo iryo jambo ryibuka hari ibintu byibuka rimwe na rimwe. Ni Bosco, ni Bosco. Bosco nakavuga urukundo rwiwe kubona ukibuka ya magambo ariko cyagiye twari turi kuri ya hoteli niho kambereye ubwira amagambo yavuga wakavuga ibyo mbyibuka reka narindi muri joro nyinshi urumva ntabwo nabashije gutekereza neza kubera ibyo narindi kwirukamo ntuzi ko sindi kwiruka ku buryo bwo kubonza niba urishuri ingabo batubonye oya ndaza kubwira basanga so wanyibagiwe hari ibintu ntibuka rero ntabwo byari bimbwira n'ubundi dogiteri bambwiye ngo barakomeza wenda bagenda byitwa ikintu cyari kubigisha ishuri wawe ndumva bari kumpamagara ikagire ahantu ndahita uramuka no ko warwaye wasanga ari abacyakire ko hanze uri kugikurikirana uko bimeze reka njye hanze njye gukurikirana bihita ngaruka nta kibazo rwose wowe twizeye ndashaka kumbwira nzamubwira iki we ni wowe mbwira umva se aka gakufe ndashaka kumenya ahantu wagakuye nikura fata n'amagambo wabwiwe fata ni wowe mbwira ikintu kibi ku munwa koko ndashaka kumbwira gusa bro n'iki turi gupfa njye nta hantu tuziranye koko mbwira ariko njye nta hantu tuziranye bro ase bro turapfa iki koko turapfa iki ndashaka kumbwira mubwire iki se ushaka kumenya iki shaka kumbwire ahantu wakuye umukufi n'ibintu wabwiye ntaho mubwiye ko icyo wumva ushaka gukora njye ntacyo mubwiye ndashaka umbwire ntacyo mubwiye kirukinga n'ubundi ntabati ntabwo urajya kubwira ntabwo kumbwira ariko nakubwiye iki bro shaka umbwire ko nakubwiye ko nabyira ubumenyi ntabwo urabwira utaza gukina nanjye ni wowe ndi kubwira bro shaka umbwire ahantu wakuye umukufe n'ibintu wabibwiriweho turumvikana ni vuba ariko mbi ngo kora ibyo ushaka ntabyo mubwiye nta kintu wemeye
Muraho. Neza. Amahoro. Nje kureba umurwayi urwaye. Witwa nde? Benita? Njya kuzimanuka. Wabimenye neza ko ari hano ngaha cyangwa ni ikigo cyose? Bamfashe nkareba kariho kuko bambwiye ngo ntabwo bambwiye umubare ariko bambwiye ngo ni hano. Okay, murebe nta kibazo. So, winjira gutya ruwashye. Fabrice? Mewe. Sinagurunze. Abamuzi ari Siri watari. Obrigado. Oya, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, ntabwo ari. Nobari. Niwe kandi mubona. Oya, ntabwo ari. Ariko urabizi ko ndishimye. Oya, ntabwo ari. Wambabariye. Oya, sohoka. Sohoka. Oya, ntabwo akundana n'umuntu wese. Hano abasazi. Aracitse? Oya. Ko numva bidukomeranye. Ndakabona shaka, ndakabona. Kavuye kari kubita. Ba hafi twongere tugasubize iyo kare. Yere. Nawe ndikubona. Oya, tumuga ko kumva gutanga. Ariko mwana cyo mushaka ko abazadeni bamutaka. Babari. Arabyumvira. Kuko avuga ngo mbabari. Mbabari ariko ukoresha sisi. Ndetse nagiraga ngo bambwiye akangiza afite n'urupapuro. Si mujye mubasha kuvugana n'umuntu nawe uvuga ikinyarwanda nk'abantu. Yego rwose. Wabyigiye? Wowe rero nabyize muri Square. Mu ishuri riri hano. 80 Square. 80 Square. Ni ishuri ryigisha ururimi rw'amahanga. Nanjye ngo nabyigiye byose ndi gukora nibo bandimishije. Nawe rero bamufasha. Ubu ndamutse nje mu gitondo nabyuka nanjye nza ngakominikana. Ngo dukora kuva kwa mbere kugera kwa gatanu nimugoroba tukagira n'abandi biga muri weekend bakaboneka mu mibyizi nimugoroba saa 11 kugera saa 2 dukorera hariya ku murenge wa Busasamana. Ni 80 Square. Ni ishuri ryigisha ururimi rw'amahanga. Niyo wabyigiye? Ariko nawe nikari ninza muzacenya mu makiya nyawe nanjye ndumiye utari ingaruka njye kubasha kumuha. ni karibu rwose nta kibazo. Gute nawe kugira ngo ngafashe kunyigisha. Murakoze. Amaboko abiri Biramutse. Towers. Yego. Twabasaba serivisi. Yego natuzi. Kugira ngo ukashyikiriza. Yego mitande. Bita Benita. Ni umurwayi yarugoromeje. Bakamukira. Yego merci. Amakuru tuvuye kuri reception menshi kuri umurwayi urwariye ahangaha. Ese hari agasore bamubwira gato gato uri yaje kureba umuceri w'undi wakoze accident. ko mbonye asa nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe se ubu ntateze ikibazo hano mu bitaro. Ntabwo nta kibazo afite ahubwo ashobora kuba afite ikindi kibazo umuceri w'undi wakoze accident. muze kumwitaho rero muze kumwitaho umuntu ari kodinga data ziwe kugira ngo tuzamenye hagize n'ikiba aho twamuguriza.
turaho turi koroherwa. w'intege muta Yego ni mbere. Noneho ko wari ubangutse wakoresheje iki? Leta kuri ya mashyiga. Mukunzi wanjye ndabibona ko wababajwe kandi umbabaye ntabwo nize mabera ku gihe byibura ngo nze no kugusura hakiri kare gusa nanjye ntabwo byari binyoroheye igihe duheruka kuvuganira hari umugabo wari umamagaye ngo nze yandangira akazi ariko ibintu yankoreye nagahoma mu rugo twigihe turimo turavugana bahise banshimuta ubu ngubu nisanga ndi mu muhanda ndimo ndaza ntaha nibwo nahuye na barumuna wanjye bambwira ko wakoze impanuka nta kindi nigeze ntekereza nahise ntekereza kuza kukureba Beni gusa ndacyagukunda ndacyagukunda naho narindi nagutekerezaga kandi cyane gusa ikimbabaje ni kimwe ni ukuntu wigize nk'aho utanzi ni ukuntu utumye nsohorwa mu bitaro byibura ngo ntunamaye n'umwanya wumve n'icyambayeho gusa nyine nakundi bajya bavuga ngo amaboko atareshya ngo naramukanya kuko ndabibonye niwe byaba byose cyaba cyose nakubitwa nakwicwa umutima wanjye uzawuhoramo ndacyagukunda kandi nzahora ngukunda Imana imfashe gusuze koroherwa umere neza usubire mu buzima busanzwe yari Pascal wagukunze kandi uzahora nagukunda umunsi mwiza Banyashyushye numvaga mfite inyota kubera izuba utamuzanye se nk'umusore ubwo nanjye meze nk'urwaye urabona leta rero yarazanze kandi urabona kubereka ariko nazanye utura tw'udufurari dusa n'utwavuye bagenda bumva tukira turaryoshye nta kibazo tuba dufite n'isukari wakora kibikize Pascal nabigize pasitari mwese ibyanyu na oya kibikize ibyanyu byose ntaranze kuza Pascal wabigize basi bari mu cyo mwamugize mubwire nakagukura nawe ntabwo ari nakanga kane mere oya namwe uri kose nakubwira sisi nawe reki oya we amazina yanjye yamenye ni Pascal isi ni urusanzwe uzi ko bishimira Sheri wawe waramwibagiwe oya warambeshye yakubeshye ikizi shaka pasi tuza n'uraza oya uramwicaye udakura musero shaka pasi nakaga ku muntu abimenye ko atari we nari nakabaye oya shaka pasi basi tuza oya tuza shaka pasi abigeze gutese shaka pasi shaka pasi oya ni Bosco niwe ntabwo wabaye urwaye ntabwo urwaye shaka pasi basi tuza dore Bosco shaka pasi oya ndatuza ariko mbonye pasi pasi twakundana suzi ko arengera urukundo rwawe rwanda oya pasi wowe ni Bosco wowe ntabwo uri pasi mufite ikihe kibazo hano shaka pasi mufite ikihe kibazo ko mbona mwatesha impagarara hano shaka pasi hano muzi ko ari mu bitaro turabizi mufite ikihe kibazo ubwo wese mwanze mu nyumve kwanza ndabona mwatesha akavuyo cyane ubundi niwe Bosco niwe umva wowe banza wumva ni wowe shaka aba ari igihe ni wowe shaka n'umwana wanjye hano ntabwo Eh
kwanza mugire vuba musohoke hanze muri kugoza ibyo mwakoze nari ndi kumwe nawe inzego z'ubutabera zirabategereje mugire vuba musohoke hanze mugire vuba urajyana mugire vuba ujya kugoza ibyo mwakoze nari ndi kumwe Gutyo wabaye kirashina n'ubu ngubu nacitse njya kwaka akazi umubwira ngo ngiye kwaka akazi yagize bane barafashe ndimo ndakuze ntabwo nari nzi ko urukundo rwanjye nawe ruzaza n'intambara no kugira ngo ibyo bibe no kubera yeah